aribyo yakoze byinshi bikomeye bigaragaza ko n'ibindi zabikora. Aribyo yakoze. Amahoro y'Imana bene data, tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana. Nitwa NGENDAHIMANA Guerschom, pastor ku mudugudu wa ADPR Nyarugenge, paruwase Nyarugenge. Mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere y'ubwiza bwawe, dusengeye imitima yacu igiye kwakira ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo ribe rigari mu mitima yacu, kandi ndagusaba kugira ngo icyo waritumye rigikore, uturememo ibyiringiro bizima. Urakoze kugiye kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 29:11. Yeremiya 29:11. Erega ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni Uwiteka avuga. Twongereho Abaroma 11:33. Abaroma 11:33. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntihishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Shimye Imana iduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryayo, kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye. Amahoro y'Imana bane namwe. Turacyari mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, aho cyaje gitunguye umuntu uwo ari we wese ku isi yose, ukomeye woroheje umukire cyangwa umukene ku migabane yose y'isi. No mu Rwanda kikaba cyarahageze. Ntabwo umuntu yari azi yuko yakwicara mu rugo iminsi irenze 30 ngo bishoboke, ariko Imana yarabyemeye byose. Imana niyo yabishatse. Insanganyamatsiko y'ijambo dushaka kuganiraho niyi, iravuga ngo nubwo bimeze bityo, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Nubwo bimeze bityo, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Nkuko tumaze gusoma rya jambo riri muri Yeremiya, Imana yabwiye Yeremiya ngo abwire abayuda bajyanywe mu bunyage n'umwami Nebukadinezari, ubwo yabavanaga i Yerusalemu akabajyana i Babuloni, ngo abagezeho ijambo ry'ihumure. Birumvikana ko bari mu bihe bibi, bibwiraga ko nta byiringiro, kandi koko muri bo nta byiringiro bari bafite. Ariko babwirwa ijambo ryiza ngo erega ibyo nibwira nzabagirira. Imana nishimwe cyane. Hari igihe umuntu ageramo akumva ko Imana itamuzi, cyangwa naho yabimuzi yamwibagiwe, cyangwa yanamutaye. Ndagira ngo nkwibutse kubaho kwawe si impanuka, uriho kubw'umugambi w'Imana. Kimwe cyo, Imana irakuzi, kandi ibyo yibwira kuzakugirira ni byiza. Imana nishimwe. Imana rero ikuzi ihereye kuva kera. Iyo dusomye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5, haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Imana ituzi itari yaturema. Abantu bakuzi kuko Imana yakuremye, abantu bakubona kuko banakubwiwe, ariko Imana yo ikuzi uhereye kuva kera kose. Dawidi yaravuze Zaburi 139:16 ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho. Ikintu gikuru nshaka kukwibutsa nuko uri mu mugambi w'Imana, uri mu bitekerezo by'Imana. Reka kugira ubwoba no guhagarika umutima, reka kugira impagarara. Imana irakuzi, kandi nibizakubaho byose Imana irabizi. Muririmbyi wa 70 mu gushimisha Imana iravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reka ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana nishimwe cyane. Imana
yadutekerejeho kuva kera cyane. Imana yadutekerejeho. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu. Imana rero yagutekerejeho kuva kera. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera iravuga ngo reka tureme umuntu. Kandi ku murongo wa 26 waho n'ubundi iravuga ngo umuntu agira ishusho yacu ngo ase natwe. Imana mu byo yaremwe byose, mu by'Imana yaremwe byose, nta kiremwa na kimwe cyabayeho gisa n'Imana usibye umuntu. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko n'ubu Imana iracyagutekerezaho. Ntabwo ari ibya kera gusa, ahubwo n'ubu ngubu iracyagutekerezaho. Iyo dusomye Zaburi 139 umurongo waho wa 17 ngo Mana ngo erega ibyo utekereza n'iby'igiciro kuri nge, ngo erega umubare wabyo ni mwinshi. Wasoma mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 10:29-31 ngo mbese ibishwi bibiri ntibigura ikuta rimwe, ngo ariko ngo nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi, ngo ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose, ngo nuko ntimutinye kuko mubuta ibishwi byinshi. Igishwi ntikigira agaciro, ariko twebwe dufite agaciro imbere y'Imana, dufite agaciro mu maso y'Imana. Pawulo yandikira Abiroma 8:28 umurongo wa 28 kugeza kuri 29 ngo kandi ngo tuzi yuko bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ngo aribo ngo bahamagawe nk'uko yabigambiriye, ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ngo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Imana nishimwe cyane. Hari impamvu umwana w'umuntu aba mu bitekerezo by'Imana. Ndagira ngo mvuge impamvu zigeze hafi kuri ebyiri cyangwa eshatu impamvu tuba mu bitekerezo by'Imana. Impamvu zigeze kuri eshatu impamvu tuba mu bitekerezo by'Imana. Impamvu ya mbere umwana w'umuntu aba mu bitekerezo by'Imana nuko mu mugambi w'Imana, Imana ishaka yuko ugira icyo ukora. Hari ikigutezeho nawe. Icya mbere igutezeho kwamamaza ishimwe ryayo. Cyo ni kimwe. Icya kabiri igutezeho kuba uwera utariho umugayo imbere yayo. Icya gatatu igutezeho guhinduka umwana wayo. Icya kane igutezeho imirimo myiza. Icya gatanu igutezeho gukizwa ukagendera mu kuri. Imana nishimwe cyane. Ngibyo Imana igutezeho. Ku bijyanye no kwamamaza ishimwe ryayo dusomye Petero wa mbere ibice 2:9 aratubwira ngo ariko mwebweho mu ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye, ngo ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Imana irashaka yuko wamamaza ishimwe ryayo. Impamvu idutera kwamamaza ishimwe ryayo nuko yadukuye mu mwijima kandi ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Haleluya. Ikindi nuko ugomba kuba uwera utariho umugayo imbere yayo. Iyo dusomye Abefeso igice cya mbere umurongo wawo wa 5 ariko dusomye ku murongo wa 4 ho haratubwira ngo nkuko yadutoranirije ngo muri w'isi itararemwe ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo. Imana irashaka yuko tubabera tutariho umugayo. Ikindi ku murongo wawo wa 5 w'icyo gice haratubwira ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ngo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Irashaka yuko uba umwana wayo. Imana rero ishaka yaduhinduriye kugira ngo tube abana bayo. Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo w'10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguriye kera kugira ngo tuyigenderemo.
Imana irashaka yuko ukora imirimo myiza, irashaka kugendera mu mirimo, irashaka kugendera muri yo ariko ukora imirimo myiza. Haleluya! Imana irashaka yuko ukora imirimo myiza mwene data, aho uri ukora umurimo mwiza. Imana nibona ko ukora umurimo mwiza nayo izakwishimira cyane. Imana nishimwe cyane. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, atubwira ngo ibyo nibyo, ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, ku murongo wa 3, ngo ibyo nibyo byiza ngo byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Mu by'Imana iguteze gushakaho ni ugukizwa ukagendera mu kuri. Imana nishimwe cyane. Mu mugambi w'Imana nayo hari icyo yiteguye kugukorera. Bene data, nubwo twebwe hari ibyo tugomba gukora, ariko no mu mugambi w'Imana hari ibyo nayo yiteguye kugukorera. Icyambere nuko ntizakureka. Ntizakureka, Imana yacu kubera iki itazakureka? Hari ibintu bibiri byerekana yuko itagomba kutureka. Icyambere nuko turi umwandu wayo. Icya kabiri turi amaronko y'Imana. Iyo dusomye Zaburi ya 94 umurongo wa 14, haratubwira ngo kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe, ngo kandi atazareka umwandu we. Imana nishimwe, uri umwandu w'Uwiteka, niyo mpamvu itazakureka. Ikindi nuko uri amaronko y'Imana. Iyo dusomye igitabo cya kabiri cya Mose ibice 19 umurongo wa 5, kuva 19 umurongo wa 5, ngo none nimwumvira iby'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranirije mu mahanga yose, ngo kuko isi yose ari iyanjye, ari umwihariko w'Uwiteka. Imana nishimwe cyane, turi amaronko y'Uwiteka, turi umwandu w'Uwiteka. Imana irashaka yuko yishimira kugira ngo tuzabane nayo iteka ryose. Iyo dusomye Yohana ibice ubutumwa bwa Yesu Kristo kumwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atagera gute, atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe cyane. Twasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma ibice 6 umurongo wa 22, ngo ariko noneho ngubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, ngo mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, ngo kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Imana yiteguye kuguha ubugingo buhoraho. Mwene data, wintutinye, ntugire ubwoba, na Imana irashaka kuguha ubugingo buhoraho. Iki cy'Imana yifuza kugukorera, iki cy'Imana ishaka kugukorera ni ukuguha ubugingo buhoraho, kandi irabishoboye, ifite imbaraga zo kubikora. Imana nishimwe cyane. Iyo dusomye ubutumwa bwa Yesu Kristo kubanditswe na Yohana 14:2 kugeza kuri 3, ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyo adahari mba mbabwiye, uko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, ngo nzagaruka mbajyane iwanjye. Imana nishimwe cyane. Imana yiteguye kutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Mu gusoza, reka dusozereze ahangaha byahishuriye Yohana ibice 21 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Haravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, ngo kandi izaturana nabo, ngo nabo bazaba abantu bayo, ngo kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Umurongo wa 4, ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, ngo kandi umuborogo cyangwa gutaka, ngo cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, ngo kuko
ibya mbere bizaba bishize. Imana nishimwe cyane. Imana irashaka kugira ngo iturane nawe, iragira ngo ibane nawe muri byose, muri ka kazi ukora ibane nawe, hahandi wirirwa ibane nawe, muri bya bibazo ibane nawe, mu burwayi ibane nawe, mu kintu icyo ari cyo cyose ibane nawe. Haleluya! Imana nishimwe cyane. Mwene data, Imana irashaka kubana nawe iteka ryose. Ni nayo mpamvu itazagira gute, itazakureka, kandi yishimiye kugira ngo izabane nawe iteka ryose. Ndagira ngo dusengane Imana, dusengane Imana, dusenga Imana. Mwami Yesu, iri jambo ryawe turagusaba kugira ngo ribe rigari mu mitima yacu, kandi urushe udusobanurire. Umwuka wawe wera agende hagati mu bwoko bwawe, abasobanurira ijambo ryawe. Tuzi neza yuko turi mu bitekerezo byawe, kandi udufiteho umugambi mwiza. Urakoze kuko ugize neza, kandi urakoze kugiye gukomeza kubana natwe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bifurije amahoro y'Imana. Imana ibane namwe mwese. bikomeye bigaragaza ngo n'ibindi zabikora. Niyaryama cyangwa ngo asinzire, ahora ari maso ibihe byose. Nimwarimo n'amara nimutabona uko abigenza, ahora ari maso ibihe byose. Niyaryama cyangwa ngo asinzire, ahora ari maso